cyo nenge kubwira ati biranze neza Yongwe ahindutse uwisi pe aturanze uraguye none twebwe twitwa abagwajuru ntabwo turi abagwagasi ibyo nababwiye uyu mugore yitwa Sikovia akubitamwe ijinisi agakubitamwe amarinete agakubitamwe ingofero nuko ingofero akora ikiganiro yayikuyemo akambara udukweto tworoshye agafata uwa ruhengeri akikubita muri M23 amabombe amakatiusha ntabikangwa akagenda mpaka agezeyo narababwiye ngo ni intare ni intare ntabwo ashoboka ntabwo yoroshye none uramukanga kugira ngo Rwagasaba ihagarare uramukanga kugira ngo ave mu kibuga yakuyeho amadolari n'amaviza uramukanga ubuzima arimo muri ino minsi ko yagafashe idolari ririnjira Sikovi iri ero faranga ni faranga ariko amafaranga ntababuza ijuru yego ntababuza ijuru mushaka amafaranga mu nzero gukirano ntabajyana imageragere kuko nabonye ari heza wabanye ari heza bivuze ngo ntabajyane nabonye ari heza abandi bati Yongwe mu minsi mike urasubira amageragere ati nutagabanya ibyo biganiro uri gukora ikiganiro leta yacu bago mwiyubake mwihangira imirimo mushaka icyo gukora mukura amaboko mu mifuka mukore kuki insengero zafunzwe baravuga ati insengero mwibiragamwe abantu baravuga ati insengero zari zirimo akabuyo gatandukanye bati insengero imikorere yazo ntabwo igaragara none se niba bashobora kunjyana imageragere banziza ko nibere ndi kwikorera ibiganiro narabyaye yaba yabwiye Rugagi mu magambo yo gushira isoni ko nabonye ari abandi bati nubwo uri umunyamakuru ariko menya ko uwo muri kuganira ubundi umuntu ujya muri M23 ni umuga we si umugabo aya ni umudamu n'umubyeyi muri abagabo iyo umuntu akoze iby'ubutwari bamwita umugabo cyangwa umugore w'intwari yego Nizura shaka gucecekesha umuntu adashaka guceceka nibyo umenya nabyo ni nshobora kubaza nuko ntakubaza ariko kukuvugaho nzakuvugaho nejo nabyuka nkuvugaho ati kukuvugaho nzakuvugaho nejo nzabyuka nkuvugaho sibyo navuze naravuze ngo azamuvuga mpaka ku munsi wanyu kuri kiganiro nakoze nabe ngo Sikovia azavuga Rugagi n'abatari Rugagi azabavuga nanjye yaramvuze ariko nanjye nzajya nkuvuga nanjye Sikovia uburamuzi yese byo kuri washwana niki ubundi bakuvuze nawe waravuze abandi reka bakuvuge kubera ko ndashaka ko bamuvuga nagumiwe mu rugo kandi kure kamera mu kibuga none ko bakikirimo bacyakirimo nijoro bakije umuriro reka natwe tuvuge rero ndabona undi ati Rugagi yitonde cyane ati nimba Yongwe yaragiye mageragere kubera kutuburira abantu ko akora ibitangaza ati nubwo uyu mubyeyi yamuvuzeho nawe witonde kuko urumva kuko ari kubaza Rugagi ari kumugwishamo cyane ndetse akarya iminwa ku rundi ruhande akabura n'icyo yireguza nikiraho umuntu uri kundi ni uwo muntu wanditse iyo comment ni uwo mu Rwanda ni uwo mu mahanga ku buryo yandika igitabo utakavugamo Yongwe reka tumwe ngo Yongwe TV bivude nimo reka tumbwire ngo The Vibe TV reka tumubwire ngo nahangaha twicaye muri studio yugi mageragere uragororoka ukaza ukatanga vapu urakazi reka ariko ibintu byose muzajya muzanamo Yongwe ubwo Yongwe muzanye none se kuri imihanda kandi ukaba waragiye mageragere hari icyo yabeshye se mageragere ni hehe ni he Ruhango hapa Kigali na mimi na jenga Kigali hapa Kigali Gasabo Nyarugenge and Kicukiro I have Holy Spirit the name of Jesus has the power amen I need to touch the power of God hello ndakumva papa be glorified my tomorrow is good your tomorrow is good hapo natinya reka wow ni kuri The Vibe TV ni kuri ubundi uzajya uza hano wiyubatse
sibyo nubatse n'umubiri wiyubatse jya jamani buca babanze baguhe kofi uzi ufite imbaraga nubaka umuntu sibyo imbaraga ndazifite tekinisiye zanira Gasaro very hari n'izindi ndimi nize wowe utazi urushubo shebeti uraruzi even in Spanish ngo urusubiremo uruki narwo nzi urwo rimi narwo nzi urunyaramaye uraruzi narwo nzi shiboreta nuruki mubeshya ngo mwarize mujye mumbeshya ngo mwarize sha ibyo birimi ntabyo nize ntakubeshya ibirimi umuntu ukira rimwe yego mwisi y'ubukire nta ukira rimwe iyo wigeze gukira urakira iyo udakiza abana barakira yego confidence ziracyahari nzakomera nzagera kure ndumutsinzi ndumunesha ejo hanje ni heza iyo mbyutse mu gitondo ndataka muri bana bango bana bato ntihagira umuntu bashuka icyaha n'ubugome nta bugome mfite ndi kwiganira yego n'abakunzi ba nibitagize icyaha ibitisha amategeko yego kuki umuntu abona ndi kwiganira agunda gimageragere uyirika ibuye rizamanuka rimwitureho imigani y'abanyarwanda urucira mukasa rugatwara nyoko washingiye Morodekayi igiti yakibambweho urugero rutsindagiye mugereramwe abandi nirwo muzagererwaho Uwiteka atari urinze umudugudu abarinzi babera amaso ubusa abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uruhamye iteka abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari iyabo Uwiteka atari mu ruhande rwanjye muri byabihe abanyanga ni bari kwifuza ko ngwayo nagarutse rero The Vibe TV Agasaro TV abandi bati wavuze ijambo n'abazimu igara abantu badafite ibintu bazaraga abana uza amashuri Gasaro yize wicaye imbere yanjye n'umukameramani wiwe sibyo rata risasi mwarazibitse mutora kamera risasi mwarazibitse tuza kuri kamera kuri kw'Imana mwabitse risasi mutora kamera abantu bamenye ibanga riri muri kamera uriteguye dukomezaho ntabwo bufite nkomeze ntuza kundeka ko nakwatatse suzuguro n'imyumvire birimo satani none se kwambukanya barongo ubusenge basinyambuka akega suzuguro baje babafata ubundi kwambukanya barongo ubugiye he dore oya dusubize reba hano katurebe reba ubwo nawe baje bagufata noneho akarere ka Nyarugenge wa Muhima akagari k'ubuzima kamahoro umudugudu w'ubuzima ubwo ni kugikoka ubwo ni kugikoka ni kugikoka aho tuye none mvuga kugikoka ni haruguru umuzimu yarapfuye reka mite naha twisha amagini cha igini ryarapfuye ukije rero ahantu waturutse n'ahantu wavukiye n'ahantu wize primaire ukaba wicaye kuri kamera uri kirihahira urindwanye kwa Yongwe ubundi kera bahitaga kuri shike reka dutashye niho bahingaga sha niho yego ariko iyo bashyizemo kano kantu muri mashini gahita karabura Gasaro TV. The Vibe TV ni The Vibe TV ni kuri The Vibe TV hano niho honyine gusa ukuri gutsinda ikinyoma ndi muri stade mfite ukuri kumwe nakiriye umuntu witwa Gasaro afite ibinyoma igihumbi iyi vita iraza kugenda gutsinda nubwo abantu bagira ibinyoma 100 byo guharabika umuntu ukuri kumwe kurabitsinda Gasaro TV ndakwakira muri studio za Yongwe TV turi kumwe na Gasaro TV Gasaro TV ni ku Gasaro TV urakoze cyane kutwakira Apostle meze neza wow uyu munsi ko noneho mbona ikiganiro se ugikoze uri muri Vabo wa mugani wawe none tuba twanyweye twagiye jamani guca twafashe kabucimo ariko maza arakwishyuye menshi jamani kabisa kamemu wa mugiye jamani afata na didos ukaburi guhekenya hano mu kiganiro tuba turi guhekenya
Didos ziriye se kutaduhaye ntabwo waduhaye turakwakiriye Gasaro TV murakoze cyane biraba ku murimo wose ukora umwete niba uvuga vugana umwete niba ukora ibiganiro korana umwete ingofero yanditseho ngo iki ingofero yanditseho ngo iki anda what yanditseho ngo biri kuza reka nagari turi mu rugendo handitseho ngo anda what wambaye ingofero utazikanditseho anda what you speak English? I speak English and French. I'm a student in every language. I can try. Yongo ariko muri iyi minsi biganiro uri gukora biri guca ibintu bigacika batari ko Yongo noneho biranza baye abakunzi ba Devive bari barambuze abanyarwanda muri rusange bari barambuze ariko abantu bari kuntuka bo ni beshi nicyo nenge kubwira ati biranze neza Yongwe ahindutse uwisi pe aturanzuraguye none twebwe twitwa abagwajuru ntabwo turi abagwagasi ibyo bibazo bihari umuntu naramuka mu gitondo agiye mu kazi bamwise ko yaguye yego hanyuma nafata Bibiliya agiye gusenga bamwise ko akijijwe yego ibimenyetso byo kugwa nuko umuntu aba hatagira inote y'ijana byo gukizwa nuko umuntu inkweto zimusaziraho nuko ipataro icuyuka iyo umpamagaye ukabona ntitabye mba ni muri Devive ndi gushaka umukara yego ndaroba ikiyede ndagikora bibaye ngombwa n'ikimotari na wagikora nagikora ariko abana bakiga bakajya benshi babyibaza rero nuko Yongo basubije ati mba ndi mu kazi kose mba ndi mu kazi ni kazi tunatumika kazi jioni na leo na baadaye reka twikomereze ikiganiro Yongwe nijoro nibwo nabonye umuriro watsi hagati ya Scovia na Rugagi. Scovia ati niyo wakora iki nge ntago nshobora kugusaba imbabazi ati kandi ntago uri mu bantu bambuza ijuru nibyo nababwiye uyu mugore yitwa Scovia akubitamwe ijinisi agakubitamwe marinete agakubitamwe ingofero nuko ingofero akora ikiganiro yayikuyemo akambara udukweto tworoshye agafata wa ruhengeri akikubita muri emuveturuwa amabombe amakatiwusha ntabikangwa akagenda mpaka agezeyo narababwiye ngo ni intare ni intare ntabwo ashoboka ntabwo yoroshye none uramukanga kugira ngo Rwagasabo ihagarare uramukanga kugira ngo ave mu kibuga yakuyeho amadolari n'amaviza uramukanga uzi ubuzima arimo muri ino minsi ko yagafashe idolari ririnjira sikobi iri rero amayero arinjira kuri Rwagasabo cyane nkuko nawe uri kwinjiza muri aka kanya nkuko nanjye ndi kwinjiza ye birinjira buriya aposa ndi kubona ibiganiro bifite 2020 na bingahe ngo ntago uri kwinjiza ifaranga ni ifaranga ariko amafaranga ntababuza ijuru yego ntababuza ijuru mushaka amafaranga mu nzero gukirano ntabajyana imageragere kuko nabonye ari heza wabanye ari heza bivuze ngo ntabajyane nabonye ari heza abandi bati Yongwe mu minsi mike urasubira amageragere ati nutagabanya ibyo biganiro uri gukora ikiganiro leta yacu irabago mwiyubake mwihangira imirimo mushaka icyo gukora mukura amaboko mu mifuka mukore kuki insengero zafunzwe baravuga ati insengero mwibiragamwe abantu baravuga ati insengero zari zirimo akavuyo gatandukanye bati insengero imikorere yazo ntabwo igaragara none se niba bashobora kunjyana imageragere banziza ko nibere ndi kwikorera ibiganiro narabyaye ubu hari abantu baguye ngo nambara ingofero hari abantu naguye ngo nambara kuteri ndirayivu live iyo uri live ugomba kwambara kuteri yego ugomba kwambara ingofero kandi none uzaza mu kiganiro wihindiye umuntu w'umusaza se yegora ariko rero nundi mfite imyaka ingahe mwana 25 ufite 25 n'irindwi iyo reresha byo nigira byose ndashaje urashaje byo nigira byose ndashaje ariko bakavuga ngo gusaza ni hehe mu mutwe none se turi kubaka ejo hacu hazaza mwambaye kuteri tubareba mutangira ibiganiro tubareba mbaha views murazamuka none nje naje rero
ni kuri The Vibe TV, ni ku Gasaro TV naje. Waje uratuziye naje. Hanyuma se Yongwe abenshi bafashe uriya mubyeyi nagiye nsoma ibitekerezo kandi nawe nzi ko wabibonye batari ko Scovia nawe nugakabye ati menya kuri kuvugana n'umugabo atugira icyubahiro kimwe na kimwe umuha. Hano hari comment nagiye mfata zimwe zanditse ndetse hari umwe yitwa Ananias Simeo ndabona ariko 127 yanditse ati ariko Scovia menya ko uwo mugabo uri guhangara ubwira gutyo atari uwawe, gerageza ukoreshe imvugo iboneye ureke gushira isoni. Yaba yabwiye Rugagi mu magambo yo gushira isoni ko nabonye ari abandi bati nubwo uri umunyamakuru ariko menya ko uwo muri kuganira. Ubundi umuntu ujya muri MV3 ni umugabo wese umugabo. Aya ni umudamu n'umubyeyi. Muri abagabo yuko umuntu akoze iby'ubutwari bamwita umugabo cyangwa umugore w'intwari. Yego. Nisura shaka gucecekesha umuntu adashaka guceceka. Amureka vuba. Oya ntago bamusabye guceceka. Uri kubyitiranya. Abantu bamubwiye ko ari bubwire Rugagi aciye bugufi. Ati ibi nibi ntago tubyemeranya ufite anuze urusengero hejuru hari amaroje. Ariko mu buryo bw'uko amenya ko ngari kuganira n'umugabo utaruwe. Aricyo kintu abantu bamusabaga bati nawe turi kuvugira hejuru. Yabwiye umuntu umugore utaruwe yuko atazajya mu ijuru kandi bafitanye isezerano n'umugabo we ko bazajyana mu ijuru. Scovia afitanye randevu n'umugabo yuko bazajyana mu ijuru. Wese kuki yavuze ko umugabo azajya ko atazajya mu ijuru natamusaba imbabazi. Wajya kuvuga biri yasabye uburenganzira umugabo we. Rugagi we yasabye uburenganzira umugabo we. Niyumvisha ko baba batwika. Bari gutwika? Baba bari gutwika bari mu kazi. Scovia ari mu kazi. Rugagi nawe yaje. Niyo mpamvu mwamuzanye. Ariko se wamugani Kigali ari mu ruhango ari gukora akazi. Mustari yo batamuvuze aba yumva yazimye.